mwene data Yobu yarashatse kuvuga ko izi inzira nyuramo agashakisha agakabakaba akafungura amaso kubwo kureba ntagire ikintu areba, arongera yiha igisubizo aravuga ngo igize ite, aravuga ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza ibi byose binzengurutse, ibi ngibi nzabivamo, ndi umuntu uri simati, nzabivamo mbasha kumva ijwi ry'Uwiteka. Aravuga ngo nzabivamo mbasha kureba n'amaso yanjye, nkareba umugambi ndetse n'ubushake bw'Uwiteka Imana n'umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Rero mwene data nawe hari ibihe urimo mukundwa, ibihe bituma nta kintu uri kubona, ibihe bituma nta kintu ubasha gufata, ibihe bituma ujya imbere ntugire icyo wumva ntugire icyo ubona, inyuma ntugire icyo wumva ntugire icyo ubona, iburyo n'ibumoso ukabona bidashoboka. Ariko izi nzira uri kunyuramo kandi nimara kukugerageza muri ibyo byose, nimara kukugerageza kandi uzava muri ibyo byose ahari ibintu birimo biragenda neza. Oya reka nkubwire, uraza kuva muri ibi byose, erega izi nzira unyuramo ubuse wowe urabiyobewe, muri business uri kubona bitagenda neza, ariko izi nzira unyuramo kubera yuko ariyo irimo irakugerageza, uraza kuva muri aka gahe urimo katarako kuroba ngo ufate mu buryo bw'ubucuruzi, biraza kuza kugenda neza kuko izi nzira unyuramo niyo yonyine iri kukugerageza ngo kuko ijisho ryayo rireba ridafite ikintu na kimwe rihishwa. Izi nzira unyuramo rero nimara kukugerageza mu rugo rwawe, nimara kukugerageza mu bukobwa bwawe, nimara kukugerageza mu busore bwawe, nimara kukugerageza mu bufiyemeri bwawe, nimara kukugerageza kandi nimara kukugerageza, twongeye kubasuhuza bene data muri Kristo, tubifuriza amahoro y'Imana. Reka mbabwire aho muri hose bene data ngo amahoro y'Imana arushirizeho kuba kuri mwebwe kandi. Rero turabakunda kandi tubifuriza ibyiza gusa ntabwo ari ibibi. Niyo mpamvu tuba tuvuze ngo amahoro Uwiteka atanga. Oya, ntabwo ari amahoro azanwa n'amafaranga, ntabwo ari amahoro azanwa n'uko umuntu afite inzu nziza. Reka nkubwire, ni amahoro ushobora kuba urimo ugendagenda mu buryo busanzwe, ukumva muri wowe ufite amahoro yo mu mutima rwose, ukumva nta kintu cyo kugushyiraho iterabwoba kiriho. Rero amahoro Uwiteka Imana atanga, kandi wumve ngo ni amahoro yuzuye koko, ni amahoro aba ari ku rugero rushyitse. Rero bakundwa mwebwe mudukurikiranye, reka mbabwire ngo tugiye kuganira ku magambo aboneka ahangaha muri Yobu ibice 23, umurongo turaza guhera ku murongo wa kangahe? Turaza guhera ku murongo wa 7 tuze gukomeza tugere nko ku murongo wa 13. Rero iri ni ijambo nahaye umutwe uvuga iki? Umutwe uvuga ngo Imana kuko izi inzira unyuramo, hari ibintu iri bukorere guhesha izina ryayo icyubahiro ku buzima bwawe kandi. Kuko mukundwa, izi nzira unyuramo, izi nzira nyuramo, reka nkubwire, ijisho ry'Imana rirareba mukundwa, nta hantu na hamwe waryihishira. Reka ndirimbeho aka gakorasi kandi kavuga ngo ijisho ry'Imana rirabona. Ijisho ry'Imana rirabona, nta hantu na hamwe waryihishira. Ijisho ry'Imana rirabona, nta hantu na hamwe waryihishira. Uragambana rikakubona, nta hantu na hamwe waryihishira.
ijisho ry'Imana rirabona, nta hantu na hamwe waryihishira, urihishahisha rikakubona, nta hantu na hamwe waryihishira. Ijisho ry'Uwiteka Imana rirareba, kandi rirareba rigakontorora buri kimwe. Ndagira ngo nkubwire ko inzangano ziri mu mutima wawe utarabumbura n'umunwa ngo ugire ubiganiriza, ijisho ry'Uwiteka Imana rirareba, ijisho ry'Uwiteka Imana rirabona. Oya, nta hantu hariho, nta hantu hahari iri jisho waryihishira. Oya, ntahahari. Ijisho ry'Uwiteka Imana rirabona, kandi nta hantu na hamwe wagira ute, nta hantu na hamwe waryihishira. Reka tujye mu ijambo. Ariko mukundwa, nkubwiye iki? Nkubwiye ngo iri jisho ry'Uwiteka Imana ryo rirareba. Ibyo ngibyo urimo wibwira ukagira ngo urimo uri ahantu ha wenyine, ijisho ry'Uwiteka ririmo rirakubona. Kandi reka duhere ku murongo waho wa 7. Umurongo waho wa 7 uvuze iki? Umurongo waho wa 7 uravuze ngo aho ngaho, haleluya, izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Aho niho umukiranutsi yaburanira nayo, incira urubanza ikansindishiriza iteka ryose. Aho ngaho ijisho ry'Uwiteka Imana rireba rigahinguranya, ntihagire ikintu na kimwe wabasha guhisha mu maso y'Uwiteka, kuko ibintu byose bibasha kugaragara nk'ibiri mu mucyo. Aha ngaha niho honyine hari ingingo yo kugutsindishiriza mukundwa. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro. Ariko mwene data, bitewe n'igihe yari arimo, hari imitekerereze yagiye agira mu buryo bwo mu kirere cy'isi y'umubiri. Aravuga ngo ese wa Mana we ko nakubona. Agira uburyo bwo gutangira gushakisha Imana, ariko ari mu kirere cy'isi y'umubiri, ari mu buryo bw'imitekerereze yo mu mubiri. Reka wumve neza uburyo yari yinjiriye mu kirere cy'isi y'umubiri mu buryo bwo gushakisha Imana y'amahoro. Ku murongo waho wa 8, dore nigira imbere ariko ntihari, nasubira inyuma nkayibura. Mbese yagiraga uburyo bwo gutembera mu buryo bwo mu isi y'umubiri, agashakisha Imana mu buryo bwo kugendagenda imbere, Imana akayibura rwose. Yasubira inyuma mu buryo bw'intekerezo z'iwacu mu mubiri, Imana akumva Imana ntayihari, ndetse yanarebesha amaso Imana akabona ntayihari. Yaritegereje, aritegereza koko. Ku murongo waho wa 9, ngo mu kuboko kw'iburyo aho ikorera naho sinyiharuzi. Mbese yaje kuva mu by'imbere n'inyuma, yerekeza mu buryo bwo kwerekeza iburyo bwe. Aritegereza, agira uburyo abyiyumvishamo, aritegereza, arareba, abona mu buryo bwo kureba atayibona, atega amatwi nabwo yumva ntabwo arimo arayumva. Akomeza kwibaza ngo ese bimeze bite ubundi? Aribaza ngo ibi bintu byubakitse bite? Ariko arakomeza ajya hehe? Yaje kwibaza ngo ahari aho yaba yihisha mu kuboko kwa hehe? Yaje gutekereza ko yaba yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo nayihabona. Ku murongo waho wa 10, ariko mu kuboko kw'ibumoso, natangiriye mu kuboko kw'iburyo. Oya, yamanjirije mu kuboko kw'ibumoso. Mu kuboko kw'ibumoso
abona ntabwo ari kuyibona, abona ntabwo ari kuyumva. Niho yavuye mu kuboko kw'ibumoso yerekeza mu kw'iburyo, kandi naho abona ntabwo birimo biracamo. Ariko izi inzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Yarashatse kuvuga iki? Mwene data Yobu. Mwene data Yobu yarashatse kuvuga ko izi inzira nyuramo agashakisha agakabakaba, akafungura amaso kubwo kureba ntagire ikintu areba, arongera yiha igisubizo aravuga ngo igize ite? Aravuga ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza, ibi byose binzengurutse, ibi ngibi nzabivamo. Ndi umuntu uri simati, nzabivamo mbasha kumva ijwi ry'Uwiteka. Aravuga ngo nzabivamo mbasha kureba n'amaso yanjye, nkareba umugambi ndetse n'ubushake bw'Uwiteka Imana, n'umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Rero mwene data, nawe hari ibihe urimo mukundwa, ibihe bituma nta kintu uri kubona, ibihe bituma nta kintu ubasha gufata, ibihe bituma ujya imbere ntugire icyo wumva ntugire icyo ubona, inyuma ntugire icyo wumva ntugire icyo ubona, iburyo n'ibumoso ukabona bidashoboka. Ariko izi nzira uri kunyuramo kandi nimara kukugerageza muri ibyo byose, nimara kukugerageza kandi uzava muri ibyo byose ahari ibintu birimo biragenda neza. Oya reka nkubwire, uraza kuva muri ibi byose. Erega izi nzira unyuramo, ubuse wowe urabiyobewe, muri business uri kubona bitagenda neza, ariko izi nzira unyuramo kubera yuko ariyo irimo irakugerageza, uraza kuva muri aka gahe urimo katarako kuroba ngo ufate mu buryo bw'ubucuruzi, biraza kuza kugenda neza, kuko izi nzira unyuramo niyo yonyine iri kukugerageza, ngo kuko ijisho ryayo rireba ridafite ikintu na kimwe rihishwa. Izi nzira unyuramo rero nimara kukugerageza mu rugo rwawe, nimara kukugerageza mu bukobwa bwawe, nimara kukugerageza mu busore bwawe, nimara kukugerageza mu bufiyemeri bwawe, nimara kukugerageza kandi nimara kukugerageza ikabona neza yuko uri mwene data mukundwa, ikabona yuko uri umuntu wo kwizerwa, uri umuntu wo kugira gute, wo kugururirwa urugi rw'umugisha wawe, vuba bidatinze Imana irakwinjiza mu masezerano yawe. Reka tujye hehe? Reka tujye ku murongo wa 12 ngo yaje kuvuga ngo oya reka dusoreze ku wa 13. Umurongo wa 13 uvuze iki? Umurongo waho wa 13 ni ku bice 23 bya Yobu, kandi umurongo waho wa 13 uravuze ngo ariko igira icyo yitumye ninde wabasha kuyivuguruza, kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora. Haleluya! Bakundwa mu mwami, bakundwa muri Kristo, igira icyo yitumye ninde uri buyivuguruze? Nta muntu uri buyivuguruze mama we, papa we. Igira icyo yitumye nta muntu uri buyivuguruze muri business zawe, yewe wa mukobwa we. Igira icyo yitumye nta muntu uri buyivuguruze ku mukunzi wawe ugiye kuza mu buryo budasanzwe. Igira icyo yitumye ninde oya, igira icyo yitumye. Reka nkubwire, wagiye muri ambasade inshuro zitandukanye birangira bidakunze ko visa yawe wayihabwa. Igira icyo yitumye ko yiyiziye, ninde muntu uri buyivuguruze? Kandi uyu murongo wa 10 na kangahe? Uyu murongo wa 13 uraryoshye bakundwa. Reka nkubwire, icyanditswe kiraryoha. Icyanditswe ni ifunguro riba ryatekeweho. Oya ntago ari ifunguro riba ryaraye, ntago ari ifunguro riba rimaze iminsi. Reka uyu murongo twongere tuwusubireho, kandi uyu murongo uraryoshye. Apeti.
ibice ni 23 umurongo ni uwa 13 havuze iki? Haravuze ngo ariko igira icyo yitumye ninde wayivuguruza ninde wabasha kuyivuguruza? Kandi icyo umutima wayo ukunze nicyo ikora. Haleluya! Icyo umutima w'Imana ikunze nicyo ije gukora ku buzima bwawe. Icyo umutima w'Imana ikunze kandi ishatse nikije gukora mu rugo rwawe, nikije gukora mu bufiyemeri bwawe. Icyo umutima w'Imana ukunze kandi icyo Imana ikunze nikije gukora mu bukobwa bwawe, mu bukumi bwawe, nikije gukora mu mabizinesi yawe, nikije gufungurira inzugi z'imigisha itandukanye ku buzima bwawe. Icyo umutima wayo ukunze kandi nikije kugira gute? Nikije gukorera ibintu bidasanzwe binyuze hehe? Binyuze ku buzima bwawe. kandi reka dusoreze hehe? Reka dusoreze n'ubundi muri Yobu ibice 42 42 ku murongo waho wa 7. Uyu Yobu mwene data yari mu gihe cye, ntabwo ari Yobu wo mu gihugu cya Usi Imana iraza kunamura uyu munsi, ahubwo Imana bakundwa muri iki gihugu turimo cy'u Rwanda, Imana y'amahoro kuri uyu mugabane turiho wa Afurika, ije kunamura abahungu, ije kunamura abakobwa, ije kunamura abana batoya, ije gukiza uburwayi bwananiranye, ije gukiza amakanseri yananiranye, ije kugira gute? Ije gutanga imigisha myinshi ndetse n'umugisha mwinshi muri bizinesi zanyu. Mana ije kugira gute? Icyo umutima wayo ukunze nikije gukora, kandi icyo umutima wawe w'Imana ukunze ku buzima bwawe mukundwa ni cyiza, ntabwo ari ikibi, kuko Imana ije kuguhesha umugisha vuba bitagize gute? Vuba bidatinze. kandi ku murongo waho wa 7 ibice ni 42 umurongo ni uwa kangahe? Umurongo ni uwa 7. Imana ikiza Yobu, Imana ikiza Yobu, imushumbusha ibyo yari yarapfushije. Imana ikiza Yobu kandi igira gute? Imushumbusha ibyo yari yarabuze byose. Imana y'amahoro igushumbushe muri bizinesi, Mana y'amahoro igushumbushe mu rugo rwawe, Mana y'amahoro igushumbushe kandi igushumbushe, Mana y'amahoro igukingurira inzugi z'umugisha, Mana y'amahoro igushumbushe bimenyekane ko ari Imana ihiriye iki? Ari Imana ihiriye imirimo y'amaboko yawe. Bwa kangahe? Bwa 3 kuruta ubwa mbere, bwa 2 kuruta ubwa mbere, bwa 4 kuruta ubwa mbere n'ubwa 3. Imana y'amahoro igira ite? Imana y'amahoro igushumbushe kandi Imana y'amahoro ikwiteho, Imana y'amahoro iguhesha umugisha biri mu buryo budasanzwe. Kandi Imana y'amahoro igire gute? Imana y'amahoro yongere ikugarukeho bidasanzwe mu gihe gisa n'iki ngiki kiri kugaragara nk'igihe cyo mu bihe biheruka iki? N'igihe cyo mu bihe biheruka ibindi bihe. kandi rero aho uri izerere mu ijambo kandi uzamure kwizera kwawe, dusenga n'Imana, kuko Imana y'amahoro ije kuguhesha umugisha rwose. Uri Imana nziza, uri Imana yihagije muri byose ndetse no ku bwa byose. Kera abakwiringiraga babaga bari mu mahoro, bagufite ntabwo bifuzaga undi murengezi, kuko wari wihagije kandi ufite urufunguzo rwa buri kimwe cyose ku buzima bwabo. Rero Uwiteka Mana nziza, abakobwa n'abahungu bawe barakwizeye kandi barakwiringiye binyuriye mu ijambo.
ndagusabye ngo usesekaze umugisha mwinshi ku bakobwa n'abahungu muri bizinesi, usesekaze umugisha mwinshi mu rushako rw'abakobwa n'abahungu, usesekaze umugisha mwinshi mu rushako rw'abafiyemeri bagiye Nyiringabo Imana bicira inzira, ariko uyu munsi wa none bikaba byaranze. Ndasenze kugira ngo Data Nyiringabo Imana wongere ubagarukeho kuruta ubwa mbere, kandi baheshwe umugisha n'Uwiteka Imana. Ngaho kora imirimo n'ibitangaza muri byose ndetse no kubwa byose, ukuboko kwawe gukomeye Uwiteka Mana nziza, twongere tukubone ku buzima bwa benshi. Kuboko kwawe kwiza Nyiringabo Imana kurushirizeho Data gukora ndetse no gukora cyane muri iki gihe cyacu. Data niko ngusenze kandi niko ngusabye mwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.